Inyama z'inyamaswa, amatungo zapfuye ntizari ibyo kurya by'umwimerere umuntu yahawe. Umuntu yemerewe kuzirya nyuma y'umwuzure bitewe n'uko ibimera byose byari byaratikiriye. Ariko umuvumo umuntu yavumwe ndetse n'isi n'igifite ubugingo cyose wazanye impinduka z'amayobera kandi zitangaje. Uhereye igihe cy'umwuzure, inyoko muntu yagiye igabanya igihe cyayo cyo kurama, gusigingira mu gihagararo, mu bwenge no mu mico mbonera biragenda birushaho kwiyongera muri iyi minsi iheruka. Ntabwo muzi akaga ko kurya inyama bitewe n'uko muba muzirarikiye. Kubwo kurya inyama, umuntu aba ashize mu kanwa ke ibyo kurya bikangura ibyifuzo bibi, amarangamutima atarangwamo kwera yuzura intekerezo, bityo amaso y'umwuka akijimishwa, kubera ko aho kwinezeza kuganisha ari ukwangiriza inyurabwenge n'ubushobozi bwo gukunda ibyiza. Kubwo gushyira ku meza yawe bene ibi byo kurya, uba ukora ibinyuranyije n'ubushake bw'Imana. Habayeho ibintu bizaganisha umuntu mu gusuzugura amahame yo mu mategeko y'Imana. Ariko gutsinda imbaraga yo guhengamira ku kibi umuntu yakuye ku babyeyi nizo we ubwe yamenyereje, ntabwo ari ibintu byoroshye. Kamere ifite ubutware kandi ihora irwanira gutsinda, ariko unesha nawe yahawe amasezerano. Uwiteka yerekana inzira itunganye, ariko ntawahatira kumvira. Areka abo yahaye umuco ngo bawakire cyangwa bawuhinyure, ariko imigirire yabo ntibura gukurikirwa n'ingaruka. Igikozwe kigomba kugira ingaruka. Ababyeyi bafite inshingano irushijeho gukomera yo gukurikiza imigenzereze itunganye mu mirire, mu minywere. Babyeyi, nimushyire imbere y'abana banyu ibyo kurya byoroheje kandi bikungahaye ku byo umubiri ukeneye ngo umererwe neza. Mwirinde ikintu cyose gikabura umubiri. Ingaruka ibyo kurya bigizwe n'inyama bigira ku bana barakazwa n'ubusa si izo kubahindura abana bafite amatwara yo gutuza kandi bihangana, ahubwo baba ibifura, abanyaburakari, kandi ntibihanganira umuntu ubakumira agira ibyo ababuza. Imigirire itunganye iratakara, bityo kwangirika kukarimbura intekerezo, ubugingo n'umubiri. Kurya inyama z'amatungo yapfuye byangiriza ubuzima bw'umubiri bw'umuntu, kandi abantu bose barya ibyo kurya birimo inyama baba bari kongera amatwara yabo ya kinyamaswa, kandi baba bari kugabanya ubushobozi bw'ubugingo bwabo bwo gusobanukirwa imbaraga y'ukuri n'uburyo ari ngombwa ko uko kuri kwinjizwa mu mibereho yabo y'ibigaragara. Noneho ibi bintu nihe bihurira n'idini? Kurya inyama z'inyamaswa zapfuye bigira ingaruka zangiriza ku mibereho y'iby'umwuka. Iyo inyama zigizwe icyo kurya cy'ingenzi gihora mu mafunguro, ubushobozi buhanitse bw'umuntu butsikamirwa n'ibyifuzo bibi byo ku rwego rwo hasi. Ibyo bintu ni igitutsi ku Mana kandi ni intandaro yo gusigingira mu mibereho y'ibyamwuka. Ibyo dukora byose mu bijyanye n'imirire n'iminywere bikwiriye gukorwa hari umugambi wihariye wo gutunga umubiri, kugira ngo tubashe gukorera Imana duhesha izina ryayo icyubahiro. Umubiri wose ni ubutunzi bw'Imana, bityo rero tugomba kwita cyane ku mibereho myiza y'umubiri wacu, kubera ko ubuzima bw'iby'idini bufitanye isano ya bugufi n'ibyo twimenyereza ndetse n'imigenzereze mu by'umubiri. Uwiteka yagiye yigisha ubwoko bwe ko kwirinda kurya inyama biri mu nyungu zabwo mu by'umwuka n'iby'umubiri. Ntabwo ari ngombwa ko ubwoko bwe burya inyama z'inyamaswa zapfuye. Noneho ibi bintu hari igihe bikomeza bigateza akaga.
ibyo turya n'ibyo tunywa bigira ingaruka z'ingenzi ku buzima bwacu, kandi abakristo bakwiriye kuzana akamenyero kabo mu mirire, iminywere ntikanyuranye n'amategeko agenga ibyaremwe. Tugomba gusobanukirwa inshingano dufite ku Mana muri izi ngingo. Kumvira amategeko y'ubuzima bikwiriye kugirwa ingingo yiganwa umwete. Aho mu nsengero, aho duteranira, iby'ubuzima bigomba gushyirwa imbere, bikiganwa ndetse n'umwete, kubera ko gukerensa ku bushake mu bijanye n'iyi ngingo ari icyaha. Umuntu wese yari akwiriye kumva ko afite inshingano yihariye yo gukurikiza amategeko agenga imibereho igamije kugira amagara mazima. Mbese turi abande? Abantu benshi batera ukuri umugongo basembuwe n'uko hari ijambo ry'imbuzi bahawe, maze bakabaza bati, mbese ntitwakora ibidushimisha ubwacu? Mbese mwariremye? Nanjye mbabazi, mwariremye? Kandi nimwe mwiyishuriye ikiguzi cyo gucungurwa k'ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu. Niba ariko bimeze, ubwo muri abanyu bwite. Ariko ijambo ry'Imana riravuga riti, mwaguzwe igiciro, amaraso y'igiciro cyinshi ya Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira ryeruye ko ingeso karemano zacu zigomba kurindwa rwose, kandi zigategekwa. Mwirinde irari ry'umubiri rirwanya ubugingo. Mbese ibi tuzabikora? Ijambo ry'Imana riratunganye rwose, rihindura ubugingo. Twumvire amategeko yaryo tudakebakeba, tuzahindurwamo ishusho y'Imana, haba ku gihagararo no mu bya mwuka. Noneho hari imbogamizi zishobora guterwa n'imibereho mu by'ubwenge no kwezwa n'ubugingo. Imana isaba ubwoko bwayo guhora bukuza amajambere bukeneye kumenya ko ipfa ry'inda rikabije guhabwa intebe ariyo mbogamizi ikomeye cyane ku gutera imbere mu by'ubwenge no kwezwa k'ubugingo, nk'ishanga rifite ibyo twizera byose bijanye n'ivugurura mu by'ubuzima. Turya ibyo kurya byinshi, gukabya mu guhaza ipfa niyo ntandaro ikomeye cyane y'ubushobozi buke mu mubiri no mu bwenge, kandi nibyo ahanini bigize ipfundo ry'intege nke no gukenyuka. Kutirinda gutangirira ku meza yacu igihe dukora uruvangitirane rudakwiriye rw'ibyo kurya. Mureke umuntu wese ushaka kugira gutungana mu bya mwuka we azirikane ko muri Kristo hari imbaraga zo gutegeka ipfa ry'inda yacu. Mureke Imana yacu ye kuba inda, mureke Imana yacu ibe Imana nyamana y'ukuri. Nk'uko nyine nababwiye mbere, ni ukuvuga ngo icyayi, ikawa n'itabi n'inzoga byo tugomba kwerekana ko kunywa icyayi, ikawa, itabi n'inzoga ari ibinezeza by'icyaha. Ntabwo dushobora kubishyira ku rwego rumwe n'inyama, amagi, amavuta y'inka, foromaje ndetse n'ibindi biribwa bishyirwa ku meza. Ibi byo ntibigomba gushyirwa imbere nk'aho ari umutwaro w'umurimo wacu. Nyamara biriya twavuze abanza, icyayi, ikawa, itabi, inzoga z'amoko yose na divayi zihiye, ntibigomba gufatwaho n'urugero, ahubwo bigomba kwirindwa rwose. Ibinyabutabire by'uburozi bibibamo ntibigomba gufatwa kimwe n'amagi, amavuta y'inka ndetse na foromaje. Katanga ka mbere, ibyo kurya bikomoka ku nyamaswa ntibyari byaragenewe kuba ibiribwa bya muntu. Dufite ibihamya byose byerekana ko inyama z'umubiri, inyamaswa, amatungo zapfuye zateza akaga bitewe n'indwara zigenda ziba gikwira mu isi yose, kandi bitewe n'umuvumo ugenda urushaho gukwira ari ingaruka z'ingeso mbi n'ibyaha bya muntu. Tugomba kwerekana ukuri, tugomba kurindwa tubwirwa uburyo bwo gukoresha ubwenge bwacu, maze tugahitamo ibiribwa bizabyara amaraso meza cyane kandi bikayarinda ntarangwemo uburwayi. Hazabaho abantu bamwe batazasiga isura nziza kandi itunganye rwose mu ntekerezo z'abandi. Hazabaho abantu bihambira ku bitekerezo n'imigambi bitagutse, ndetse ntibagire n'igitekerezo na gito ku cyaba kigize ivugurura mu by'ubuzima. Bene abo bazafata ibihamya byahawe abantu bihariye bari mu bihe
n'imibereho byihariye, maze ibyo bihamya babigire rusange, kandi bavuge ko bigomba gukoreshwa ahantu hose, kandi mu kugenza batya bazatesha agaciro umurimo wanjye n'imbaraga y'ibihamya ku ivugurura mu by'ubuzima. Abo bantu bazabaho, ariko icyo tugomba gukora ni ugukomeza kwiga ibyanditswe byera, kandi tuha agaciro ubuzima bwacu. Ndagira ngo umutima w'umuntu cyangwa se ni umujyanama mwiza udashobora kumubesha, nubwo twakumva ntitushake kumenya tukirengagiza, ariko umutima w'umuntu ni umujyanama mwiza. Kadusoze rero, kandi dusoze n'isengesho dusaba Imana kugira ngo ikomeze gutuma tugira amagara mazima no kugubwa neza muri byose. Urakoze Mana, kuko wongeye kuduha aka kanya ngo twige ku byatuma tugira amagara mazima. Mwami Imana, bana natwe kandi tuyobore mu nzira nziza ituma tugira amagara mazima, mu izina rya Yesu, amen.